mwarakuze mwabaye abantu benshi cyane nyemeruka urusengero rutanameze gutya ariko ndashimana ko yaguye umurimo wayo ntabwo ari ibintu bisanzwe twebwe ahantu duteranira nyine n'ahantu hato n'abantu bakeya ndi kubona rero ari nka stade kabisa ariko kubera ukuntu tubakurikira mudufasha ndi kureba abantu bose atashe ni mwebwe atahiraho so turabakurikira kandi muradufasha mudukorera ibintu byinshi rero ndatinze ndashimana ko ngarutse ahangaha mfite abana babiri n'ubwa mbere sa n'ugiye kuvuga buno buhamya kuko n'ubundi sinzi ko ndi bubishobore kuko suko ntazi icyo Imana yakoze ndabizi ndanabifite mu mutima wanjye niyo niherereye ndabyibuka ariko wenda kubisangiza abantu umuntu atanabimenyereye hari igihe bigora ariko amashimwe ni menshi iyo nteye intambwe ndabyumva muri nge iyo ndi njyenyine ndabyumva cyane hari abantu bagiye bamfasha muri uru rugendo batabizi Chance na Ben ntago ngira amahirwe kubavugisha cyane ariko navuga ko 80% bw'ubuzima bwanjye bwo kubura abana no kubabona baramfashije kandi batabizi hari ukuntu nageze kumva nza nkurikira YouTube channel yabo hari ukuntu namenye ko Ben ari buzawandika indirimbo mu by'ukuri mbabwiye indirimbo yanditse ari gihe nziririmba sinzi kuririmba cyane ariko ukuntu ndi njyenyine nkaziririmba cyangwa nkazumva nkumva ni nk'indirimbo yanjye bwite bandikiye nkumva ndayiririmbye kandi nkumva ndasenze kandi nkumva ndashimye rero Imana ibaho umugisha mufite Imana idasanzwe ifasha abantu benshi twebwe tukubonye twaba tubonye umuntu ukomeye cyane rero bazagufate neza kuko ntabwo mufite umuntu woroshe mu by'ukuri rero ndatinze twakoze ubukwe mu 2012 tumaze icyumweru kimwe dukoze ubukwe Imana itutumaho iratubwira ngo muzatinda kubyara twari tumaze nk'ibyumweru 2 twari tukiri batoya tutaranafatisha cyane aribwo tukirangiza ishuri bamwe tutarabona n'akazi nyine gafatika ukumva nyine ni nkaho ari feve Imana iguhaye ariko izaba nk'igihe gito nk'umwaka umwe ukabanza nyine ugafatisha ukabona akazi hari ukuntu iyo kera twarangizaga ishuri wumvaga uzabanza relaxing ubona akazi ury'ubuzima umwaka wa mbere uraza uwa kabiri uwa gatatu nkibuka rya jambo kuko umunsi babimbwira numvaga nkunda abana ariko nyine iyo utarababyara abantu bashatse barabizi cyangwa banabyaye uzubakunda ariko tiba biryoshye cyane uzgira imbabazi ariko ukumva nyine si cyane ariko umunsi uwo muntu aza kubimbwira nararize ariko mutamuvuga nose kuko Imana ari ngewe hisi ivuga gutyo nzatina ariko numva n'umwaka umwe numvaga nyine utarenga umwaka umwe imyaka 3 ishize ntangira kubona kujya ibintu biri serious ndavuga imyaka 3 kwishize turicara gutya gusa cyo gihe nari maze gusanga mugenzi wanjye aho yarari imyaka 4 irashira imyaka 5 umwaka wa 6 numva nkaho nihebye njya ahantu ndasenga njyenyine ndavuga Mana waravuze ko tuzatinda kubyara nukuvuga ngo tuzabyara ntiwavuze ko tutazabyara niba igihe kitaragera mereza ikimenyetso nsenga niba narasenze nabi ndavuga ngo Mana nushaka uzampe gusama inda ivemo haciye amezi 2 ibyo bintu biraba nukuri sinababaye naravuze ngo Imana yumvishe gusenga kwa cyambere Imana iranyumva icya kabiri iranshubije mbwiye ko ibyo yambwiye bitaragera iki ntabwo ari igihe tegereza igihe cawe ariko muri ibyo byose wenda nubwo ndi kwihuta haba hari utuntu twinshi ugenda ucamo twinshi mw'abantu b'Imana mwe twinshi cyane tugenda tubabaza umutima bimwe kumva urihebye bimwe kumva wanza abantu ariko nyine abantu rimwe na rimwe baza batuzaniriza naho kugira ngo tumenye uko nyine hano tuba ukuntu hameze cyangwa tunegera Imana cyane rero bimaze kuba numvishije ko hari igihe c'Imana kizagera mu by'ukuri nihuse uwacaraza kubivuga cyane nawe bimenyereye kubivuga
byageze aho ngaho mu 2017 ndongera ndasama ntibyakunda, ariko nkomeza kwizera Imana, ndavuga ngo ibyo ari byo byose hari icyizere cy'uko hari umunsi umwe nzasama nkabyara. Mu 2020 ndasama, umwaka urangiye 2021 ndabyara umwana w'umukobwa. Imana ibishemerwe. Isezerano ry'Imana riba rirasohoye. Mu 2024 ndongera ndabyara umwana w'umuhungu. Rero araza kubirambura kurushaho, ariko mubyumve ko Imana yanshubije. Wenda ushobora kuba ufite umuvandimwe, inshuti cyangwa wowe, rwose turi ubuhamya bugenda, twaciye mu bintu byinshi. Wenda unyegereye cyane nibwo nakubwira byinshi kuruta uko nabivugira hano, kubera ko ntanahamenyereye. Ariko Imana yo mu ijuru yatanze abana mu muryango wacu no mu muryango y'abana bose. Ndabaza abantu benshi basengeramo hano bagiye basubizwa. Imana yo mu ijuru itanga abana, ibishimirwe. Nta wundi muntu ushobora kuguha urubyaro, si umubyeyi. Namenye neza ko Imana ari igitanga abana. Rero Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Murakoze, Imana imuhe umugisha. Reka asubire mu cyicaro. Hari abana bo mu rugo twazananye, bamwe bavuye mu Bwongereza, abandi mu Buholande, sinzi nimba bahageze. Nimba bahari bazamura ibiganza. Ndatekereza wenda ntibarahagera, ariko bagombaga kuba bari hano nabo, baraza kuhagera nyuma. Amen. Tuzamure data icubahiro. Hallelujah. Ko muri hasi twongere kandi Musa, mbese handi twari turangirije, noneho kugiraga ngo nanje numve ko nabaye uwimuhira, sibyo? Amen. Mbese hariya twari twicaye nyine igishitsi kiba kigufata, wagira ngo unezerwe, ukumva ese ntibagira ngo none natandukiriye. Amen. Ariko harya twari tugeze, hanyuma Dieudonné natambuke, twaragendanye na Desire naze, Mama Christella natambuke, nije wabayoboye bwa mbere, ubwo Mama Bishop yihangana ndakomeza muyobore mu gihe ngifite microphone. Nundi uza gufashwa nawe turamwiyegereje. Pastor Bene ni inshuti yanje twariganye, reka musabe nawe atambuke. Ijambo rye rirarema,
amen ndumva mbashije guhumeka neza Yesu ahimbazwe ya ndasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23 haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi twabashije kuhaboneka ndetse dushimira n'abashumba b'itorero kuba mwatugiriye icyizere mukaduha umwanya guhagarara imbere y'imbaga ingana gutya kugira ngo tusangire ijambo ry'Imana. Mbere ndashima Imana kubw'itorero aho rigeze uko rimeze nuko turibona. Murakoze twatangiye itorero cyangwa se ritangira ninjye wabaye perezida wa mbere wa sinzi izina ndibwite nkuko iringiri ryari ritarabaho ninjye wari perezida w'abaririmbyi kandi mba perezida nanjye aribwo ngikizwa. Noneho ni nkaho n'ubundi bari banshize ngo mbayobore ariko nanone nabo bahaye banyobora. Madamu niwe wari ushinzwe nkaho wari harya ni conductrice niwe wari umutoza w'abaririmbyi hanyuma nanje nkaba perezida mama Kristera na mama Irene na Diedoni nabo bakatubera abajanama. Twari abantu twari korari muyumve namwe yari korari nyine y'ico gihe. Ndavyibuka umunsi umwe umuyobozi wacu yara turarepeta agera harambwira ati noneho nawe perezida uyu munsi uriga kuririmba uratera indirimbo. Tisawa nta kibazo. Barayiririmbye barayiteye ati ngahe baguhereze nawe uririmbe. Mbengi gira gutya ngo ndaririmba arambwa toya. Ti wasamye nabi. Ni ntari ukuntu wasamye ni ntajwi ryovamo aho ngaho ngo rigere ku bandi. Menya ko iyo ngiyo tari impano yanje ariko nkomeza gushigikira abandi muzo twarimo dukora. Twatangiye dusengera hepfo ku isangano nta sente twagiraga kwari ugukubita kagoma. Mu gitondo twatanguranwaga no kwihuta tugashira intebe nkuko twazivanaga muri sale imwe tuzizana mu yindi sale. Mwumve ko byari bigoye. Rimwe na rimwe hari igihe habaga handi hariho motomoto hafi ahangaha ariko kubera igitsure c'abavyeyi twari kumwe ukumva utobatererana nubwo uhaye ubona bitaryoshe cyane nkaho wakagombye kuja kuvumba ariko ukavuga ngo reka mbashigikire kubera ko ari abavyeyi bari mu muhamagaro. Amen. Simbutse ndashima Imana ko ibimpaya mbona uyu munsi bifatika hari igihe twabibonye bidafatika. Ndashima Imana ko iyi play y'uru rusengero dushobora kuba narayibonye nko muri 2007 cyangwa 2007 ngira ngo ari iriya nyubako iri hepfo ari n'uru rusengero ruhagaze aha. Ico gihe twabisengeraga ari ibintu biri kwikaramu ariko bidafite aho bizaturuka. Amen. Ariko nshimiye Imana ko uyu munsi mpagaze hano ivyo nari narabonye ku mpapuro uyu munsi mbihagazeho mpaye mbibona. Ndashima Imana ku masezerano menshi ntagenda mvuga ngo iri niri kuko twasengeye kwa Bishop inshuro nyinshi rafite icumba c'amasengesho. Hari amasezerano menshi y'iri torero Imana yabivuze mpari nyumva kandi buri munsi nkayibuka. Buri munsi nasengera itorero nkavuga ngo Mana ndacyategereje kubibona. Ndibuka hari igihe nigeze guhamagara mama Kristera nari naraye ndose mbona itorero mwari mutaragura hano hakiri sale ntoya. Namwe ati naraye ndose timbona hanze mwashizeho ibintu by'ama screen mbona abantu bari kurebera hanze babuze aho binjirira. Ndatekereza iyo bonane kuri veye
ico gihe yarampamagaye arambwira ati bya bindi byabaye baraye barebera hanze. Ndashima Imana yuko Imana izikurikirana ivyo yavuze ikabisohoza. Irya nyuma nshimamo ndashima Imana ku bwa Bishop yatubereye umuvyeyi na mama Bishop baratureze mu buryo bw'umubiri, ariko noneho Bishop arongera aturera mu mwuka. Amen. Nukuri namwigiyeho byinshi cyane. Nageze mu rugo iwe ntarakizwa, Desire arabizi, hari ibyo twakoranaga na Desire twembi tutarakizwa, ariko kubera kubana nawe gusa ntabwo yigeze ampamagara ngo ngwino nkubwirize, ahubwo narebye uburyo akora n'uburyo ameze n'uburyo ateye n'uburyo asenga n'uburyo aca bugufi, ibyo ubwabyo birampindura. Wabaririmbyi nanjye ukora mu buyobozi bw'itorero, gahunda zirakomeza, ubuzima burakomeza. Tuja muri etape yo gushaka uburyo bwo kwivuza, kuko icyo gihe cyose twari tutarabijamo, ngira ngo twari tugeze ku mwaka wa 6. Tugerageza kuja mu buvuzi bushoboka bwose, dutanga amafaranga twari dufite, ntibyagira icyo bitumarira. Umuganga twabonanye ndavyibuka, ni umuganga ukomeye ku rwego rw'isi, ukomeye, ni umuprofeseri, akora ibipimo byose bishoboka. Arangije aratubwira ngo twebwe dufite aho tugarukira, hari ibyo dushoboye, ariko hari n'abaza bava hano twananiwe kandi bakabona uruzabe. Numva danyuzwe, numva iryo jambo rirakomeye. Akandi kantu kigeze kutubaho, hari umunsi tuba tuza muri iyo nzira, hari umunsi twaganiriye na mugenzi wanjye. Haleluya. Icyo kiganiro kiza kimera nka cya kindi Yesu ari kumwe n'abigishwa be baja Emmaus, bagenda baganira. None natwe turi mu modoka twatugenda, arambwira ngo iyaba byibura twari tugize amahirwe ngo hagati yacu babone ufite ikibazo, cyangwa se dusange byibura hari ufite ikibazo. Nguko ikibazo nikigaragara tretema izoroha. Numva igitekerezo si kibi, naje ndamushigikira ngo tugereyo tubure igisubizo. Turakomeza. 2018 nibwo twagize avortoma y'amezi 3. Yaragize amezi 3 yasamye akora avortoma. Bibabaje. Iyo yari ya kabiri. Bibabaje. Ico gihe yari yararwaye kuri abamama barwara, yagaza ataka nkabangeze mu iduka kuzana ico akeneye. Neno namubwiye ngo uzicare, nari ndi kumwe n'abana tubana mu rugo, uzicare nushaka ko tukoza n'ibirenge tuzabyoza, ariko to making sure ko icyo dutegereje tugifite. Dukora ibyo twashoboraga. Mfite murumuna wanje yakoraga ibirenze ibyo ngewe nakagombye gukora, bamwitaho abana bo mu rugo. Nyuma y'amezi 3 mu gicuku nko mu masaha 9 nicuye ndamushaka ku gitanda ndamubura. Ndategereza nta kibazo na kimwe, twiriwe ari amahoro. Ndategereza ko mugenzi wanjye ari bugaruke, ntiyagaruka. Ndamanuka njya hasi. Ngeze hasi nsanga yananiwe kuzamuka escalier ngo agere mu cyumba. Aho mfashe hose agataka, aho mfashe hose afite uburibwe budasanzwe. Ndamuzamura tugera mu cyumba. Tugera mu cyumba atangira kuraba. Namuvugisha umunota umwe nkamubura. Mu ijoro rirakuze, dore uriye guca, maze igitondo cyiza kikaza. Muri icyo gitondo cyiza cy'ubwiza, uzamagara amazina yawe, icyo gihe mwami Yesu uzanyibuke. Haleluya! Iryo joro riba ribi, ariko Imana yaridukeshereza. Ndabitambutse. Uwiteka agendana natwe mu bihe byari bikomeye, mu gihe tutari dufite uburyo bwo kwivuza,
uwiteka aratuvura. Ndibuka icyo gihe bazaniye fagitire y'ibihumbi 8 z'amayero. Ibihumbi 8 z'amayero nta mwana ukuye kwa muganga. Birakomeza. Icyo gihe abantu ariko abantu nk'abantu mukunda umuntu uri ku musozi. Ku musozi w'ibibazo, nyamuneka muzatuna tugabanya, ntuzozubona umuntu ntacyo ufite wamuvugaho uzumusengera cyangwa uziguceceke. Bamwe ngo ni eme bimeze gutya, bamwe ngo karibeshera ntacabaye, abandi ngo Patrick afite ikibazo, abandi ngo abantu nyine abantu bagatarama, abantu bagacuranga, abantu amarangamutima y'abantu bakayasohora uko bayumva. Maze Imana iragenda iraduhisha. Imana idushira ahantu h'amasengesho. Haleluya. Turasenga, reka nihute. Turasenga dusenga Imana mu ijoro rimwe turyamye, mbona ishusho mu nzozi, mbona umwana wacu w'imfura. Ukenda mubwira ngo yewe nabonye tugiye kuzara, kandi umuntu yambwiye ngo nyuma y'amezi 4 uzabusama, kandi tuzazara umwana w'inzobe, kandi n'umwana w'umukobwa. Kwezi kwa mbere kuragenda, kwa kabiri, kwa gatatu, ngo kuze kurangira arangira ati hasigaye ukwezi kumwe. Wibuse wa muntu ko amezi 4 agiye kurangira. Umutima naje nabwa mu Mana kwivugo yawe nyizi, kuko iyo uvuze ko nzamenya ko ari ijwi ryawe. Intama zizishwe n'umwungeri akamenya ijwi ry'intama. Iyo zihaya ziniha, iyo zitewe Dawidi niko yavuze ngo rimwe na rimwe iyo naterwaga ndi mu kiraro, waharigiye ngo nduzazaga ngo nkavumbuka, nta mbaraga nari mfite zo kurwana n'itubu, ariko Uwiteka hari igihe aza dutiza imbaraga tugasimbukira ibiduhagurukiye, ikaduhereza imbaraga tugatsinda ibigomba kudutsinda. Ukwezi kwa 4 gutangira, tangira kubwira Imana ngo Mana, nimba koko ari wowe uzubivuga, nimba nazabindirinda ari wowe wabivuze. Haleluya. Nasibutse n'ukuri, nasibutse. Uyibare ntusige nibutse ko hari umunsi nje na madamu Gaspar ari hariya tuja gukora ubukwe, twaje hano muri urusengero hakiriho gusa injini. Je na madamu tuza hano, Gaspar turamubwira ngo nagende turasenga, twadusengera umuryango wacu, turapfukama turasenga, turarira habura uwahoze uwundi. Dutuma Gaspar ngo naje kutuzanira amapapie guswara ku mabotike yari ya hepfo, atuzanira papie guswara, dupfukamye hano twadusengera umuryango wacu. Twarimo dukirana n'imbaraga z'ahantu mu kirere, aho twebwe tutari dufite ububasha bwo kubona, ariko Imana data. Haleluya. Ukwezi kwa 4 ndatekereza ari ku minsi 20, arambwira ngo kidumba ntameze neza. Kunagira neza uza mazira benawe kunagira neza uza
uko kwezi kwa kane afata ukuboko arambwira ngo Patrick igihe cyo kumva imiyaga igihe cyo kumva ibihuha. Haleluya haleluya haleluya. Afata ukuboko arambwira ngo noneho ibyo wategereje igihe kirekire ngibi ngiye kubishyira mu biganza byawe ngibi. Haleluya birarinzwe n'isezerano rikomeye rifite umwanya inyeganyeza nubwo intare zohaguruka nubwo ibimoka bihari. Haleluya saburi ndakizubahe. Amena Imana noneho utukuryo utangira gushidikanya kuzi Imana yayikwereka kavuga ngo si ibindi byo ntibyageza aha ibindi byo ntibyagenze gutya ibindi nubwo yambwiye ngo ngiye kubigukorera noneho Imana yaje kubikora. Haleluya. Kabwira mugenzi wanjye ngo noneho iri joro ntiyanyeretse gusa tuzaye ya Imana hari ukuntu yantembereje mbona kidakina nawe. Haleluya. Mbona umwana kasekera mbona kindamutserura mbona. Haleluya. None Imana itangira kuduhereza amasezerano itwereka ngo uyu nguyu azagira karaktere unuyu nawe azagira karaktere. Uwo yatinze izimutegera uwo yatindije izimutegera. Wirambirwa ku musozi uriho wirambirwa mu kigaragaza uriho. Hari igitondo cyo gutabarwa ni ukurikira hano kandi nta cyakinyeganyeza kandi nta cyagikuraho kandi si uko bidahari bibirwanya ariko hariho isezerano ribirinze. Isezerano ribirinze rirakomeye cyane ubihagaze hejuru arakomeye cyane. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza intege mu bugingo bwanjye. Haleluya. Turabyara umwana w'umukobwa mwiza cyane nta wundi mwana ndabona basa. Amen. Amakristo yarabizi nkunda abana ku kigero cyo hejuru. Amen. Ntangira kumva uburyohe bw'Imana. Hari igihe tuza twicarana nawe amateraniro yanyu ya hano ya dimanche iyo muyarangije ku mugoroba tuza dutaramana nawe igisimba mwabyinnye tuza tugishyira kuri televiziyo njye n'uwo mukobwa wanjye tugasirimba havamo izi ni imbaraga zawe waramvumbishije ubundi mu munezero wawe uku ni wowe tuhatugendana ubu ni uburinzi bwawe nta bwoba mfite nta kindi narakora igizeye ubwoba cyane ijoro zikizanera ubwoba. Yego ni ukuri twarubakitse turakomeye turabatsinzi. Igihe cyo kurira Imana yakidukuyeho igihe cy'amaganya Imana yakidukuyeho. Aho ngaho nahise izina ndavuga ngo ni Imana izisana ibyasenyutse. Imana iyo wagendanye nayo izigenda isana ubuzima bwawe